reka ngubwire ko ibyo utagisengera amen nibyo biraje abandi kwijoro ariko abizera bose aho watanguranwa ukagera bari inyuma kuko Imana nubira cyavuga yacecetse kubyo yagushubije ariko yabibwiye abandi babitegereje tugomba kuba wowe ntuzuhemuka nza numva nk'imisitari hayimanuka imbere muri je ukunda Imana itazihemuka idasa n'abagabo biriya nabino Imana ya imba cyane ukerekwa cyane ugahanura kenshi ukabyina bigatinda utazi guca bugufi utazi kubaha tujye unezeza Imana hano mugisha ndi hano kubera impamvu yo kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwadutekereje bugafata amayinite bakaduhamagara bagasanga telefone zacu ziri ku murongo tukitaho tugasezerana hanyuma Imana ishoboye byose ikabisohoza ihimbazwe abantu bajya bavugana ibintu ntibibe batabitewe nuko bahindutse ariko babitewe nuko batagenga ibihe ariko Imana nyiri ibihe yemeye ko tubana ihabwe icubahiro aduhaye umwanya mwiza ungana n'uwo umuntu yogenera umuntu uvuye kuri none ndatekereza ko ndagira ngo Imana ize kumfasha mubahirize kuko urahagije kuwurenza niko kurondogora ariko kandi iyo uza kuba muto cyane hanyuma y'uwo bikabije nari gusa n'uwagenza ijoro cyane ariko nkabona umwanya muto Imana ibaha umugisha kunda kuganira ndimo kuririmba nibiza kuba ndabikora nibitabaga ndikibicyaha mwaririmbye ariko Imana iraza kubikora neza amen umuntu twavuganye nawe kuri telefone yampaye teme tuganira amen niyo turi buze kuganiraho tumaze kuririmba akaririmbo kagufi muramfasha turirimba n'indirimbo kuko njyewe sinabayeho mu korari ariko iri mu kumfasha iravuga ngo ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe buzahoraho nanje mu mahema yawe ibihe bidashira ahaza hamfasha naho havuga ngo nanje nzibera hanyuma nkaguma ngatekereza kuri icyo cyemezo kareba nibiri hanze aha n'ubuzima kavuga ngo nanje none abayizi nuko nyine nateye muririmbe dufatikanye ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe buzahoraho nanjye nzibe mu mahema yawe
Dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice dusome ruzi gusoma ikinyarwanda neza ibice 13 murongo wa 16. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Subiramo bantu bumve. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Amen. Tugiye kuganira kunezeza Imana. Ibindi bice n'indi mirongo ndabivuga ndimo kuganira. Nashimiye ubuyobozi bw'itorero, namwe ndabashimira. Mwebwe mwese abaretse ibindi mugahitamwe ibi, Imana ibaha umugisha. Kunezeza Imana. Hari ikibazo umuntu ashobora kwibaza, ukibaza utese Imana iranezerwa? Igisubizo ni yego. Imana izinezerwa ndetse izinababara, izirakara, izinaseka, irishima. Imana iginezerwa. Amen. Ariko hanini abantu dutinda tunakunda kunezezwa nayo. Umuntu azakenera ngo Imana imunezeze, ikora ibintu anezerwe, ariko akenshi nta muntu umaranira kunezeza Imana. Ariko nayo buriya iradutegereje ngo tuyinezeze. Amen. Cyane ko ari Imana iginezerwa. Umukozi w'Imana Pastor Eric Warren yanditse igitabo ciwe cyakunzwe cyane n'abantu n'ubu kigikunzwe cy'ubuzima bufite intego. Yavuze impamvu 5 zituma twaremwe. Imwe muri zibanza yavuze ko twaremewe kunezeza Imana. Amen. Umuntu w'umugabo ufite uruhara yonezeza Imana. Ufite umusatsi w'irende cyangwa injwiri, umudamu waciye imbyaro cyangwa utaragize umugisha wo kubona urubyaro, yonezeza Imana. Umuntu ku rugero rwe, umukire yonezeza Imana, umukene yonezeza Imana. Imana iranezerwa. Amen. Rimwe na rimwe abantu bazabishima bakananezerwa kandi batanejeje Imana. Kuko ibinezeza abantu byose ntibinezeza Imana. Ariko hari ibyo abantu Imana yaremye bakora bikayinezeza. Kimwe mu bintu binezeza Imana, turaza kuvuga ibintu bike cyane ugereranije na byinshi binezeza Imana. Imwe mu mpamvu ituma Imana inezerwa ni wewe. Amen. Uteye ku buryo Imana yonezerwa, kuko turi impanuka mu maso yayo. Hari igihe umuntu ashobora kubaho, kunda kuganira ngenda ninza kuva ahandi bigira uwo bibangamira. Hari igihe umuntu ashobora kubaho
atarwaye adafite ikindi kibazo mu mubiri, ariko yarahuye n'umwuka runaka ntatanga umusaruro ategerejweho. Ni nako rimwe na rimwe abantu tumera, tunanirwa kunezeza Imana kandi yaraturemeye kuyinezeza. Ariko kimwe mu binezeza Imana, iyo Imana indeba, iyo Imana ikureba, Imana ntihaye ibyigaho, ntizinabyibazaho ngo se kubera ikukiriho. Ntiyabuze naho ibihera kugira ngo igukureho. Gusa uri umunezero wayo. Hari ibyo ishobora kuba ikurindije utaramenya. Amen. Kunezeza Imana. Amen. Umuntu wo mu mujyi ashobora kunezeza Imana, Imana ikanezerwa. Umuntu wo mu cyaro yonezeza Imana. Umuntu wize yonezeza Imana. Umuntu utaragize umugisha wo kugera ku ishuri yonezeza Imana. Amen. Kuko Imana iturema. Amen. Muri byinshi keneye ko tumenya, ikibanza niyo, si fiziki. Amen. Umubwiriza yaravuze ngo uje wibuka umuremyi wawe. Amen. Mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, n'imyaka itaragera, ubwo ushobora kuvuga uti sinejejwe nabyo. Amen. Tunezeza Imana, ndavuga ibintu bigera nko kuri 11 bituma tunezeza Imana, kandi ubwo ndaba mvuze bike hafi ya ntabyo ugereranije n'iby'Imana inezezwa nabyo. Ariko ndabisoma nihuta kugira ngo tuze kubona umwanya wo kumva. Kandi nsomera Abakolosayi igice cya mbere n'umurongo wa 10. Twakiriye bene data abakozi b'Imana bahageze. Yesu abaha umugisha mu byagire mu bwiza bw'Imana. Igice cya mbere umurongo wa 10, mugende nk'uko bikwiriye b'umwami wacu. Mugende nk'uko bikwiriye b'umwami wacu. Mumunezeze muri byose. Mumunezeze muri byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Kandi mwunguke kumenya Imana. Kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Igihe cyose tutarapfa, Imana ishaka ko tubaho kandi twunguka. Niyo mpamvu tugomba kurwanya ubunebwe twivuye inyuma tugakora. Imana ikeneye ko twunguka aussi longtemps tukibaho. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Kumenya ko Imana inezererwa ni umugisha, ni imbaraga, bimpa akandi gaciro. Ariko kugira umukoro wo kunezeza Imana ni inshingano zanje igihe cyose ngiriho. Nawe ni inshingano zawe. Amen. Hari igihe umuntu aba sympatique, umuntu akagira igikundiro, umuntu abantu bakamureba, umuntu abantu bakamushima, umuntu abantu bakamunezererwa, umuntu abantu bakamutaka, umuntu abantu bakamwogeza,
ariko atanezeza Imana. Samweli umunsi umwe yamanutse kwa Yesayi, Imana yagaye Sawuli agiye kwimika umwami. Amen. Aragenda ngo agere mu rugo rwa Yesayi yitwaje inyana agiye gutamba ibitambo. Abona umuhungu we mukuru, ngo abone ikirere cye, sema amina, ngo abone n'ukwasa, aravuga ngo ahari n'uyu. Imana iramubwira ngo ntumutinzeho amaso, si we namugaye, si unejeje. Murumuna we araza n'uwundi araza, ageraho abaza ngo ese abana bawe bose naba. Iyi timu yose yifore nitambutse ntawe unezeza n'umwe, malgré uko baresha nuko basa. Dawudi umugaragu w'Imana araseruka avuye mu ntama. Amen. Ngo agituga amarembo, umwuka w'Imana muzaho aramubwira ngo tegura ihembe, uriya n'uriya niwe mwana. Umugabo wari umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Iby'Imana yakoze birahagije ngo tunezerwe. Dusigaranye umukoro wo kugira icyo dukora ngo tunezeze Imana. Imana yaduhaye Yesu, nta mwendi tugiraho. Hari umunyabwenge wavuze ngo yahoraga azi ko amasengesho ngo azahindura ibintu. Amen. Ariko ngo azaguhishurirwa neza ko amasengesho ngo azahindura abantu bagahindura ibintu. Buriya nusenga ukabona bzaciyemo, amen, hari abo Imana izoba yahinduye, kuko nta handi yiteguye kunyuza ni muri yo no mu byo yaremye harimo nawe kugira ngo usubizwe. Tugomba kunezeza Imana. Amen. Tugomba kunezeza Imana, kandi bisa nkaho byoroshe kunezeza Imana kubera ko niyo idushoboza kuyinezeza. Iyo worora, nabaye mu cyaro cyane aho borora inka. Inka ubundi bavuga ko ikamwe ibyo yariye. Iyo ukenesha ntugomba kwitegura umukamo. Imana ntikenesha, twagombye kuyinezeza. Imana yakoze ibyo yagombaga gukora byose kugira ngo ugere ku rwego, njyewe ngere ku rwego, twese tugere ku rwego rutuma tuyinezeza. Ariko akenshi twumva iduhoramo amakredi n'imyenda y'ibyo yokora ku buzima bwacu, kandi yaraduhaye Yesu. Abantu bagasa nkaho imbaraga z'Imana zigaragarira gusa mu neza Imana yabagiriye, ariko imbaraga z'Imana zigomba no kugaragarira mu gukiranuka kwanje nawe. Amen. Kugira neza kw'Imana ntikugomba guharurirwa mu byifuzo no mu by'Imana yakugejejeho gusa. Kugira neza kw'Imana kugomba no kugaragarira muri comportement wafisha mu bantu nk'umugabo cyangwa umugore wamenye Imana. Amen. Kuko iby'Imana ikora ntibikora hanze yacu, ibikora muri twe, hanyuma ibitangaza bikagaragara. Amen. Tunezeza Imana iyo twasobanukiwe neza
amahame y'ubwami. Cyo ni icyambere. Buriya umuntu atuye ahantu ntamenye imihanda imukuraho ari ngo imugeze ahandi, sinzi ko abatuye. Umuntu yaje guterana hano ntamenye aho ari butahe kandi atuye muri Kigali, sinzi icyo twomwita, sinzi ko byiyumvise uko yaje. Tugomba kuba mu Mana, tukaba n'abakozi b'Imana, twumva neza amahame y'ubwami. Amen. Amahame y'ubwami tubamo ateye ate? Imikorere na structure z'ubwami tubamo ziteye zite? Uriya abantu bose batunze ibinyabiziga bazi uko imihanda imeze hano mu mujyi wa Kigali, kandi nta muntu ushobora kwiperimeta uwo yaba ari we wese ngo ahitemo kuzahora agenda sansenike ngo afite imodoka ihenze. Tibikunda. Boyifata iyo modoka nawe ubwiwe bogira aho bamubariza, kandi ntiyokomeza gutwara nubwo essence n'amazutu byaba bikiriho kandi imihanda itarakundutse. Kutamenya uko imihanda imeze byo mubuza gukomeza gukoresha umuhanda atwaye ikinyabiziga. Ntidushobora kunezeza Imana, sema haleluya, tutazi Imana, tutumva amahame y'ubwami. Icyo bikoze twonezeza abo tubana kandi dusangiye inyungu zo muri ubu buzima. Ariko ntibivuze ngo unejeje abo mubana nabo musangiye inyungu ngo ijuru ryanezerewe. Somera ijambo ry'Imana. Amen. Somera Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 ugeze ku 23. Ni ahantu abantu benshi bakunze gusoma cyangwa basomye. 5:22 kugeza kuri 23. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro, no kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Yego. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Aho atasomye ariko hari no muri Bibiliya yiwe no muzanyu, Bibiliya izivuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere, ntabwo ari muri ico gice. Abari mu butware bwa kamere ngo ntibashobora kunezeza Imana. Ntidushobora, sema haleluya, ntidushobora kunezeza Imana nta mbuto z'umwuka tugira. Kandi imbuto z'umwuka ni ziriya zose bavuze. Ndavuga kuri zibiri gusa. Ndavuga ku rukundo no kugira neza. Imana ntidusaba urukundo itatweretse, ntinadusaba urukundo itaduhaye. Amen. Imana ntiyo kwituza, habe n'abituza mu isi bituza abo bagabiye. Imana ntidusaba ikidashoboka, ubwayo n'urukundo. Amen. Bibiliya izigaragaza neza kuko ngo umuntu udakunda atazi Imana. Wo kwitwaza izina ry'Imana ukambara kasike yivuga butumwa n'ubuhanuzi, ukagira ukundi wogira, abantu benshi bakabona ibintu urimo gukora birasa n'ibinejeje, ariko udahaye unezeza Imana. Igihe cyose utera imbuto z'umwuka, igihe cyose ntera imbuto z'umwuka, ntibishoboka, ntibikunda, ntibyemera ko nanezeza Imana. Imana tubabarire cyane. Umuntu yose irimba atagira imbuto z'umwuka, umuntu yobwiriza nk'uko
icuya kikaza nk'uko gihaye kiza. Umuntu akazamura amaboko atagira imbuto z'umwuka. Kandi ababwira ubu mbabwiye ngo Yesu ashimwe kubera ko twemezanyije guterana hano timwonihorera mwo kwikiriza ngo ahimbazwe, ariko ibyo ntibivuze ko Imana inezerewe. Kubera ko mvuze ngo Yesu ashimwe mukavuga ngo ahimbazwe. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana ntizireba uburebure bw'umuntu, Imana ngo nta nubwo ireba uburanga bw'umuntu, Imana ngo yitegereza imitima. Dawudi ngo atorerwa kuba umwana. Amen. Unda kubwira abantu bajya bitiranya abantu bagira ishusho nziza, uburanga bwiza n'abantu beza. Kugira uburanga bwiza si ukuba mwiza. Ubwiza buba mu mutima, ariko uburanga bwiza ni isura. Woba uri igikara cyangwa uri inzobe nyinshi, utari mwiza ugira isura gusa imeze nk'uko umeze. Amen. Imana idusaba nuko twera imbuto, kandi imbuto tutitereye, imbuto z'umwuka. Nta biti dusabwa guhinga mu majaride yacu, nta mafamu dutegerezwa kurima ngo dushake ifumbire dutere imbuto. Sindimu ni urukundo no kugira neza. Iyo tugira neza Imana iranezerwa. Tuba dufite ADN yayo, tuba dufite imico yayo. Buriya hari ikintu kijya kinezeza cyane ku bantu tuziranye. Abambonye ndi muto n'abambonye nkuze bakabona ababyeyi banje bavuga ko nsa na data, bijya binezeza cyane, ariko habe nubwo mutabyakiri ko ndabyumva. Erega n'ubundi nta wundi twagombye gusa kuko ni wenyine. Abana b'Imana, sema haleluya. Abantu bahamagawe n'Imana, abantu bizera imbaraga z'Imana, abantu bahinduwe n'imbaraga zo ku musaraba, nta kundi bagombye gusa, bagombye gusa n'Imana kandi bakayinezeza. Tibisaba gukambya cyane, nta nubwo bisaba gufunga isura, tibisaba kwiga no kuminuza, ariko ntibisaba no guca ibitabo no kureka gusoma, bisaba gusa n'Imana. Imana ibona, amen, uyibereye mu mwanya, urimo urayikorera ibintu, yarakumandase, uri muri misiyo yayo, kurakora ibintu ahantu k'ibyo yagakoze. Amen. Nubwo batakubwiye iranezerwa. Amen. Tunezeza Imana iyo tuzi amahame y'ubwami, tukera imbuto z'umwuka. No kuririmba byozamo, ariko duhaye twera imbuto z'umwuka. No gusirimba byozamo, no kubwiriza byozamo. Amen. Buriya Imana ntishukika, amen, ku buryo boyishimira uwo yagaye. Ngo urebe amazina, uzana ama eloge, ukubita imitoma, ngo ugaragaze nko kuyumvisa. Isi n'ibiyirimo ni ibyayo. Imana kuvibayeho tiribyiringira ngo yibaze ngo se ko hari icyari kinyuze mu maso, wenda ntabinyuze inyuma cyangwa imbere, byose ngo ibibona nk'ibyambaye ubusa, bitwikuruye nk'ibyambaye ubusa mu maso, ngo yizatubaza ibyo twakoze tukiri muri uyu mubiri. Imana inezezwa nuko sema wo, Imana iranezerwa ariko
hari igihe dushobora kugira icyuya cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu imbavu zigatangira kuturya Imana itaranezerwa. Umuntu akabwiriza serimo ya mbere agasubira mu yo mu kwa kabiri akibuka iyo kuri Noheli yashize muri 2009 akaza n'inyigisho za mbere ya corona abantu bakavuga kundi bakanywa amazi bakiyongera yandi Imana itaranezerwa yayireba umutima. Amen. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana inezezwa niyo twitabye umuhamagaro tukawukora neza. Imana yahamagariye Sawuli kuba umwami, Isirayeli bakomplaininze ngo baramushaka, aravuga ngo yoba umwami ngo akaba n'umutamzi akaba n'ikindi. Hari abantu batari stable mu mihamagaro yabo. Imana inezezwa nuko igukonfia mission, iguha ubutumwa ukabusoza neza. Buriya ntukwiriye kuba umushumba umeze nk'abashumba gusa, ukwiriye kuba umushumba nyamushumba. Tukwiriye kuba umunyamasengesho wenda kumera nk'abasenga, ugomba kuba uri umunyamasengesho usenga. Tugomba kuba umuvuga butumwa wenda kuba nk'abavuga butumwa, ugomba kuba umuvuga butumwa uri umuvuga butumwa, ukavuga ibyo utumwe, ukavuga ibiriho, ukavuga ibyanditswe, ukavuga iby'Imana iguha. Ku musozi w'ubucuruzi ugomba kubaho ugacuruza ukanasora kandi ukunguka ukanatera imbere. Imana inezezwa nuko uja mu muhamagaro ukawukora neza. Buriya ntabwo ari byiza ko umuntu mudasangiye umuhamagaro ukora icyo wahamagariwe nabi kugeza batakibamo bagikritika. Ntabwo ari byo ibyo abantu bagaye. Ibaze combien de fois Imana uko iba yabiga aho abantu baruha bakabona bibyiringira. Amen. Ubundi Imana ntiduhamagarira gukora ibintu nk'abapima. Ibyo duhamagarira gukora yiyemeje kubidushigikiramo ngo itwigaragarize ko tutari twenyine, ariko tubikore neza ku rugero iyo ubwayo inezerwa n'ababireba bakayiha icyubahiro. Gatatu, Imana inezezwa nuko twubaha kandi tugaca bugufi cyane, ugahanura kenshi ukabyina bigatinda, utazi guca bugufi, utazi kubaha, tujye unezeza Imana. Nubona uzubwiriza cyane, ugasirimba cyane, ukerekwa cyane, urugero witeguye gucamo bugufi nirwo rugero Imana ifite umugambi wo kukuzamura. Bibiliya ivuga ngo uwicisha bugufi ngo akubaha Uwiteka. Sema haleluya. Ngo ingororano yiwe n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Kandi ibyo isi irabikunze abe nawe. Iyo Imana ikubonana umutima wo guca bugufi, uba wabaye copy paste ya Yesu. Bibiliya ivuga ngo uwo nubwo yabanje kugira ngo akamero k'Imana. Sema haleluya. Ngo ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, yisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga ngo no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Nico ngo cyatumye Imana imuha izina ngo risumba ayandi mazina yose. Nubona umukozi w'Imana
amen. Guca bugufi si uguhina umugongo udahaye ukuri. Guca bugufi si ukuramukisha abantu amaboko yombi. Aya yo yateruza n'ibitabo kandi yombi. Imana izayitegereza guca bugufi ko mu mutima. Iyo umuntu atanezeza Imana iteka ryose aritegera akareba n'abantu ibyo bamuvugaho, ashaka kuboneka kuruta uko iyamuhamagaye iboneka. Tunezeza Imana iyo twamenye guca bugufi. Kandi guca bugufi ntibigaragarira hano mu materaniro mu gatatu gusa, no mu rugo, no mu kazi, no mu muhanda, n'ubuzima. Iyo tuvuze ku by'Imana izakora, amarangamutima yo muri twe akanguka cyane. Iyo tuvuze iby'Imana dushakaho, rimwe na rimwe duhonga mu maso. Ariko dutegerezwa kunezeza Imana tunyuze mu nzira yo guca bugufi. Imana ihimbazwa cyane. Tunezeza Imana kandi iyo twizera. Imana izinezezwa nuko twizera. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze 11:6 avuga ko umuntu utizera bidashoboka ko anezeza Imana. Uriya nusirimba utagira kwizera, ukavuga amasezerano wakopeye ku bandi utizeye ko azasohora, kurihumuriza ariko ntacyo utegereje. Ariko baturirimbiye ngo ibyo yavuze, icyo yavuze no kugikora izabikora. Amen. Hari abantu benshi mu mujyi no mu nkengero zaho babitse ibyo abantu bababwiye. Umunsi umwe nagiye mu mwuka, Imana impishurira ko abiringira abantu bazaba bahemukira. Ndabiririmba. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wewe ntujya uhemuka kandi ntukoza isoni. Imana izagufashe uzobyumve rimwe kuko nabyumvishe. Muzi ndasago iyo mpaye mvuga ngo muzi ndasago, iyo mpaye mvuga ngo wowe ntujya uhemuka, nza numva nk'imisitari hayimanuka imbere muri je. Ukunda Imana itazihemuka, idasa n'abagabo biriya nabino. Imana ya ubundi amen. Umuntu yagombye gusenga Imana yizera, agasenga Imana yumva amahame yayo, akabwiriza Imana yamuhamagaye. Sema haleluya. Ishobora kuvuga ari kumwe n'abantu benshi, idashobora no guceceka igihe abaye wenyine. Ego ngiyi Imana. Amen. Si Imana yo mu mataba gusa, si Imana yo mu ruhame gusa, si Imana yo mu bantu benshi, ni Imana n'igihe. Sema haleluya. Uririmbye yaravuze ngo nageze ku Mwami Yesu. Yavuze ngo twageze ku Mwami Yesu. Yaravuze ngo nagezeyo. None ngo mu mutima wanje haba mwizuba, imvura yaguye mu mugi, izuba ry'ubu. Aravuga ngo umutima uraririmba kuko nabohowe rwose, negereye Umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Iyo twizera Imana, kwizera Imana n'imbaraga zituvogereza ikiyaga cy'ubutayu tudategereje kuzika.
kwizera Imana. Kwizera Imana. Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka ngo akamubera ibyiringiro. Ayo magambo ntakwiriye kuba inkuru, agomba kukubera ubuzima. Kwizera Imana. Umunsi umwe narataramye muri Espoir, hari igikondo Karugira, nakoraga muri kampani y'umutekano, amasaha yo kuja ku kazi araba. Bona sinsiba kandi nagombaga gutanga urugero ku bantu nari nyoboye. Ndataha ngo ngere hariya munsi ya Milikoline kuri foreni. Nabandi ibi kugeza ryari bitaramo byo kugura. Ariko mumpera Imana icyubahiro. Bwana sifi. Kandi Imana ibampera umugisha. Sigaye ntaramaga ntaguze igitaramo. Narabizishuye gutya. Kaja kuri populaire nkaretira kishura umuntu ngo fatira akazi gutya ngeze Gisenyi gutarama. Nanje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Sema haleluya. Wira umushoferi nti ukurikirana icyombo cyo mu modoka, hereza iki kiri handset njane mu maboko, manurishwe, ndazenguruka rombo, ndavuga ngo uyu mugi ngomba kuwubamo no kuwugendamo no kuwukoreramo, takigura ibitaramo, tagitangira kunezerwa ngo amasaha yakazabe. Kandi namenye ko iyo nsenga ndije nyine sinza mpumiriza, namenye kuri inkamwa yareteye bose nanje nokama. None rero twumvikane, ino sinenda kuhava ni muhira, hari kubitaramo byo kugura no. Amaze ndanezerwa, ngeze hari hahoze gereza, nazengurutse umugi, ndakata inyuma ya Kiste, ndazenguruka nseruka mu biryogo, seruka hano munsi ya ndamanuka village Suisse, seruka hangaha kuri Rura, nyura kuri Presbyterienne, ndazamuka iruhande rwa Beneri, seruka ku modoka. Numva ko umutima uvuga ngo okay, biraba ngo buce hashize iminsi bikeya, ndandika ibaruwa, ndavuga ngo ndasezeye. Bati bigenze ndasezeye nyine, sinanditse nsaba, ndanditse nsezera. Kubera iki? Kubera Imana. Kubera Imana. Kubera ko ntari célibataire, ngo mpamagare mu rugo, mugenzi wanje arambwira ati uzaze tubonane. Ti sawa. Arambwira ati se watekereje gute? Ndinatekereje gusezera akazi. Gute? Kwa kundi natekereje kugasaba. Wabonye kandi doye nasenze ndanezerwa. Imana imumpera umugisha mugenzi wanje, azamfasha cyane. Ni madame Mpayimvuga. Arambwira ngo nimba ariko byagenze bibireke, ibiri inyuma gatuzoreba, ibiri inyuma y'ico gitaramo uzobirebanye. Imana inezezwa nuko tuyizera. Amen. Tugomba kumva kwizera kwa Abrahamu na Isaka na Yakobo ngo uburu kwawe kandi batagihari none sibo bahaye basenga. Reka ngubwire ko ibyo utagisengera. Amen. Nibyo biraje abandi kwijoro. Ariko abizera bose aho watanguranwa ukagera
bari inyuma kuko Imana n'ubu iracyavuga. Yacecetse ku byo yagushubije, ariko yabibwiye abandi babitegereje. Tugomba kuba abagabo n'abagore banezeza Imana mu gihe twizera imbaraga z'Imana. Ntibishoboka ko utizera yanezeza Imana. Uwegera Imana wese ngo agomba kwizera no kumenya kuko iriho kandi ikagororera abayishaka bose. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Twihute tuze kumva ayandi magambo y'Imana. Imana inezezwa nuko dusenga mu kuri no mu mwuka. Hari abantu baza basenga mu mbaraga no mu mbishi z'ibiryo. Kambabwire ko umuhungu wese utarwaye erini, udafite depense nini muri uyu muryi, utarwaye yobyina, yo kwishaganya umwana utarwaye umugongo, urara mu nzu atubatse atanishu, akarya rasiyo atatanze n'igikoroto, yobyina uwo muhungu. Ariko hari abaza babyina babitewe no kuzura imbaraga z'umwuka n'amasengesho. Nigeze mvuga gutya ahantu bamwe ngo nsohoke barambaza ngo se mushumba ngo uzurwanya ababyinnyi, ntiturambona mbyina kuvubayeho, uzoze gutarama iwacu rero. Nza nsimbuka icuya kikandenga na hano nibiza ndabikora, ariko simpisha ibitera. Amen. Undakubwira abantu dutinda na kenshi nkababwira ngo muza mureka tubyine nyuma y'ijambo. Nitumara duceceke twumva ijwi ry'Imana, ubuhanuzi nibumanuka dusubire tubyine, kuko hari icyo tuba twagabanye. Ubundi umuntu abyina insinzi n'umunezero ko hari icyo yakiriye. Numvise iki? Numvise ijambo rinkoraho, numvise Imana imvugaho, nobyina. Mbere Imana icubaye. Imana inezezwa nuko sema haleluya ikaneze iyo tuyisenga. Sema haleluya. Twavuga ngo Imana ishobora byose we, tukabivuga gutyo ururimi rudahaye rubeshera umutima. Abantu benshi bagira priere zo ku rurimi zitaba mu mutima. Umuntu akazavuga Imana ku rurimi yumvanya abandi, akavuga ngo Imana ishoboye byose, ariko umutima ukamubwira ngo iyawe yananiwe byose. Nanje nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira. Iyo dusenze tuyobowe n'umwuka. Amen. Niki kiza kimenyesha umuntu ko yasenze ayobowe n'umwuka kandi kikanezeza Imana. Amen. Amasengesho yose arimo imbaraga z'umwuka wera agira impact vuba cyangwa kera. Amen. Tunezeza Imana. Somera mu Baroma 8:8. Iyo turi mu gakiza neza. Urasoma na Batesalonike ba mbere 2:4-12. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Amen. Abatesalonike ba mbere 2:4 umanuke wigire hepfo. Ibice 4 ahubwo nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tuba guhabwa ubutumwa bwiza, niko tubuvuga. Ntituvuga nk'abashaka kunezeza abantu, keretse Imana igerageza imitima yacu. Ntitwigeze kuvuga ijambo ryo gushyeshya nk'uko mubizi, cyangwa ngo tugire urwiyerurutso rwo kwifuza inyungu muri mwe. Imana niyo dutanzeho umugabo. Yego. Kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi, nubwo twabashaga kubaremerera
nkuko turi intumwa za Kristo, Ah. ahubwo twitonderaga muri mwe Yego. uko umurezi akuyakuye abana be. Ah. Icyo cyatumye mudutera imbabazi, tukabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, uko mwatubereye inkoramutima cyane. Amen. Aho hantu ninjoro uhasoma wowe numara uzompamagare ndahaye nza hano tuzovugana kuri telefone. Amen. Imana ni data wa twese. Imana ntiyorari w'abandi ngo iwanyu murare gutyo. Imana ni ingwiro. Ubundi imbaraga z'ijambo ry'Imana, imbaraga z'amasengesho abantu basenga, zigira ingaruka kuri bo zingana nuko bizera. Ntibihagije kuvuga ngo Imana ishobora byose, hagomba no gutegerezwa igihe cyo kubiprova ko ishobora byose. Ntibihagije kuvuga ngo Imana igira neza, hagomba no kugira igihe cyo kubidemontera ko Imana igira neza. Kandi ntugomba kubirebera mu bifatika byinshi cyangwa bikufite, ugomba kubirebera mu kwizera Yesu yatanze. Imana inezezwa nuko tuba mu gakiza neza. Bibiliya iratubwiye ngo abari mu butware bwa kamere, sema haleluya, ntibashobora abagabo bagira nabi, abagabo baca inyuma abagore, abagabo bagira ubuntu buke. Nizoza mvuga abagabo uza wibuka ko n'abagore babaho, n'abahungu n'abakobwa bagira ishari n'urugomo n'amacakubiri, abo ntibashobora kunezeza Imana. Kuko iyo umuntu ari mu butware bwa kamere, amen, niyimugenga niyimuyobora. Ibyo yovuga abantu bagira rhetorique itangaje, abantu bagira ama expression yo hejuru. Hari ukuntu umuntu azavuga ijambo kumva ryo guhagurutsa mu ntebe, ariko Imana ga nizi isuzuma imitima. Azi kuvuga ariko nyine aba mu butware bwa kamere. Umunsi umwe Goliathi ngo aratomboka birakomera, yivuga ibigwi. Isiraheli bakaza bagira ubwoba, kandi ari Dawudi ugiye kurwana nawe. Bumva imyonga y'amajwi yiwe, bakama bagira ngo ntagishoboka muri Isiraheli. Dawudi ngo aramwitegereza, abona ngo si umuyuda, nta muryango n'umwe abarizwamo, nta sezerano agira, nta gitaramo, nta kwizera, ntaki. Aravuga ngo uyu munsi, apana ejo, apana mu kanya, uyu munsi Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye irakungabiza nkwica. Si nkwica gusa, igihanga cyawe ndakijana. Abakwishingikirijeho bazadukorera uyu munsi. Zonguzungu. Bwana asifiwe. Icyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Iyo utazi urugero umuntu asengamo, amen, tukamujije kubera ko haye yiruka mu bihe. Muri ibihe bigira utumina n'imisozi, amen, ariko imisozi n'utumina n'amataba n'amarango ziteguye kubisa isezerano. Ariko mu gihe nshiruka ntushobora kuba wamenya neza nimba urugendo ndimo nzarusoza. Ariko iyo twizera Imana neza tukaba mu gakiza, muri ribye navuze ngo nimba wizera Uwiteka azabigufashamo.
kandi ngo azajya ahora akora ibitangaza nimba wizeye. Nusuhuza umuntu wambutse amazi arimo koga, amen, tugakonfirime ko baziturira nyuma ye bose bazatwarwa. Umuntu ashobora komokera ku cyambu utomokeyeho, ariko kubera imbaraga z'Imana akomoka. Imana itoducurira, ariko wa siguza, ariko nasanze ugiye kurangiza. Uzi ukuntu bigenda? Nubona nsohotse ntugende ntararangiza kubwiriza, nusohoka ndakugeza aha hanze kubwire nk'ikintu. Erega ni wewe data wa twese. Nubwo Abrahamu atatuzi, nubwo Isiraheli itatwemera, erega ni wowe data wa twese, uri umucunguzi wacu, uhereye kera kose niryo zina ryawe. Nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli nayo ntatwemere, data wewe uratwemera, data we, erega ni wowe data wa twese, uri umucunguzi wacu Mana we, uhereye kera kose niryo zina ryawe. Akiri ndirimo mwami wanjye, ikubere umubavu humura neza. Akira y'amashimwe Imana tuyinezeza kandi iyo tubaho ubuzima bwejejwe niyo dukiranuka. Buriya abagabo babibzi ntibaza banezeza Imana, kandi abakristo benshi ntibakiranuka mu ikanisa. Bosirimba, boterana, botera indirimbo, ariko Imana izireba imitima. Iyo tubaho ubuzima bukiranuka. Bushize narimo nganira iwacu n'iryo jambo duha tuganira kino cyumweru ku rusengero, ko turavuga gusenya no gutahura umwuka w'abagibiyoni w'uburyarya n'ikinyoma. Iyo tubaho ubuzima bwejejwe, amen. Hari abantu b'abakristo hano mu gatatu no ku cyumweru, ariko mu mago yabo badakizwa, ntibashobora kunezeza Imana. Ubundi umugabo w'umwiresponsable ntiyonezeza Imana. Umusore ugejeje imyaka y'ubukure w'umwiresponsable ntiyonezeza Imana. Umumama w'umwiresponsable ntiyonezeza Imana, kuko Imana ni umukozi, amen, ikorana n'abakora. Aussi longtemps udakora, amen. Hano tuza kugarura amashimwe
no kuvuga icubahiro c'imbaraga z'Imana zatubashishije gukora service twoherejwe gukora mu isi. Ntabwo turi abakozi b'Imana umunsi baduhaye agatuti. Turi abakozi b'Imana muri service zose aho tugenda. Amen. Ahadusaba ubushobozi tukabutanga, ahadusaba ibitekerezo n'inama tukazitanga, ahadusaba presence physique tukabigaragaza. Ariko uvuze ko wonezeza Imana gusa na gatatu bagutumira mu bukwe ntubutaha, ukemera imodoka ntuyijana, ukabesha ku manywa na nijoro, ukambara neza ukarimba, uzubesha bakureba, ariko yakuremye irakuzi kutoyinezeza. Tunezeza Imana iyo tubaho ubuzima bwejejwe kandi bukiranuka. Nigeze kubivuga hano bene data kandi bampaye umugisha wo kubana namwe hano. Tugomba kubaho, sema haleluya, ubuzima buzahinyuza ikinyoma, aho abantu batekereza ngo inyuma y'igitaramo nta kihaba. Mu gitaramo haba Imana n'imbaraga zayo n'ubwenge bwayo n'ububasha bwayo n'ubutunzi bwayo n'ubwiza bwayo, kandi ibyo ntibizagaragara kuba ari hanze yacu keretse abagitarama nk'uko Imana ishaka. Imana icyubahiro, dutere haleluya nkazingahe tuzicare. Bwana asifiwe. Umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora. Hari abantu bagira reputation mbi hanze iwabo, mu mafamiye restaurant, mu mago yabo, mu makampani bakoramo, ariko bakunda kuzina hano. Why? Niba bamenya ntimuzogaruka, imico yanyu nigaragara, bazobasezera nta convocation. Kuko Bibiliya ivuga ngo kuko ngo tutahamagariwe. Imana ntabwo yaduhamagariye imirimo ipfuye, Imana yaduhamagariye kwezwa no gukiranuka. Iyo usirimba uzwi nk'umunyakinyoma ajame, udakunda abantu, ugenda n'ubwoba bwo mu mutima no mu mubiri. Hari abantu bazabaza mu gitaramo kubera gusa ko bahamutse bafite ubwoba. Mureke mbabwire, Satani ntahaye yiga umubatizo, n'ingabo ze ntawe zihaye ziga, kandi kuva kera yagerageje Yesu ntaho uzomucikira. Ayo ni amakuru y'ukuri. Nutizera imbaraga z'Imana uzoruhumera imvi mu bwanwa ukigira ubwo bwoba, ariko mu ijuru hari Imana. Amen. Muzi inshuro abahungu batizera imbaraga z'Imana bapromotinze Satani, kandi babahaye agatuti mu mwanya muto cyangwa munini, bakavuga imbaraga z'umwijima. Bibiliya yuzuye Yesu. Nigute boguha podium ntuvuge imbaraga z'Imana n'umusaraba, ukavuga abagore babarozi, umugore w'umurozi w'umuvillageoise, cyangwa umugabo w'umucuraguzi wacanganyikiwe mu mujyi, ukagira 20 minutes. Hariho Bibiliya isezerano risha n'irya kera, harimo Pahoro na Dawudi. Bwana sifiwe. Muririmbyi yaravuze ngo tumegundua ila na njama zako, tukuabudu wewe ni kama nani. Tunaye Mungu Baba wetu Jehova, sifa utukufu ni vyake milele. Kuratekereza uzutekereza ngo abana b'abarozi badasenga niki banyina bazobaraga.
nimba uzawuzurizwa kuba ukamusomera n'ibyanditswe nawe azamuha ibiheko azomuha ikindi atagira none se kurumva bwenda gucika kandi nabo bazababyara none twimuke tutaraba tunezeza Imana iyo dukora imirimo myiza. Hari abagabo bazaje gutanga isadaka akarwara nk'umusonga munsi y'ibere aha yashaka aho yabitse ifaranga nkeya ngo arizatanga turashoje. Amen. Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda abanshakana umwete bazambona. Uzurya ngahe muri restaurant nziza uzutura ngahe ukunda ibiryo kurusha Imana kandi nda niyi ibiryo kandi abakunda ibiryo ninda bazarimburanwa nabyo. Ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana twagize ibihe byiza akagura igicupa cya fanta kinini n'amazi y'inyange na nire iri mu modoka yaje gutanga amaturo akaza ashaka senkisa ishaje tituza tubona ico wapfunyitse ariko Imana izi urukundo yikunda uko rungana. Reka dusenga Imana. Birashoboka ko twonezeza Imana dusobanukiwe amahame y'ubwami dusenze nk'uko bikwiriye tuyobowe no kwizera tweze imbuto z'umwuka wera na biriya bindi twavuze. Imana yonezerwa kandi ugomba kugira umwenda wo kunezeza Imana kuruta guhora wifuza ko Imana ikunezeza nta kitakoze yarakunejeje. Wowe ukiriho uzi miliyoni z'abantu zapfuye uzugira ngo bo barushaga ubwenge uza abantu mwiganye bari bakurusha ubwenge uzi cyagihe watsinzwe abandi bari bafashe cyagihe usibiye nawe ndebye ko ndareba ariko ntibakiriho. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugupfa imisozi itararemwa isitarabona uherekera kose urugoro wahoze. Reka nkubwire inama muri iri jambo uzure ku munezero wawe uhere ku Mana. Imana igaruke mu bantu aba ari ibanezeza. Nushaka kwi-introduce mu bantu ngo unezeze Imana ngo unezeze abantu uzaba uhaye wigizeyo presence y'Imana ariko nuca bugufi. Amen. Munemerere muhaguruke dusenge muhagaze.